Hello, ndabasuhuje mwese aho muherereye aho ariho hose, abari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese ndabasuhuje mwiyumve n'ikaze hano kuri channel yacu Uruhisho TV. Rero ntabatindiye ndaje kugira ngo mbabwire ko tugiye kujya tubana aha kuri channel yacu mu bintu bijyanye n'ibiganiro by'ubuzima bwa buri munsi, inama, ibitekerezo, ubuhamya ndetse tunagaragaza ibyo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Njye rero naje kugira ngo mbashe kubagaragariza ibintu nkora kugira ngo bingirire umumaro, nawe uzakurikira Uruhisho TV uzabashe kubigiramo bizabasha kukugira umumaro. Ushobora gusanga hari ibyo ukenera ukabura ahantu wabigurira, kandi yenda njyewe mpari kandi tunaturanye cyangwa ufite na nimero yanjye, ariko ukaba wifuza kuba wambera umukiriya, birashoboka. Rero karibu tubane. Rero naje noneho aka kanya, niba wibuka videwo ya mbere yabanje hano ku Uruhisho TV, umuntu wabashije gufungura Uruhisho TV, umuntu wabashije gukora subscribe, akenshi muzajya mugenda mubona ibiganiro bitandukanye by'inama, by'imyitwarire muri sosiyete, ariko akenshi nzajya nanagaragaza ese ubundi njyewe ubari imbere nkora iki. Amazina yanjye rero ni Yvette Niyonkuru, ntabatindiye reka nze mbereke ibyo tugiye kuganira nonaha. Ni ibintu bijyanye n'amaparufe, amaparufe ataduhenze, amaparufe aduhendukiye kandi meza kandi ahumura neza, ku buryo ugura parufe yawe ku giciro gike kandi parufe ikaza ari umwimerere imeze neza. Mfite amaparufe y'abadamu, mfite amaparufe y'abapapa, mfite amaparufe mbega y'uburyo bwinshi kandi bwiza kandi bwizewe. Ni karibu tubane rero. Parufe ya mbere mfite ni yitwa Majestic. Dore ngiyi Majestic ni parufe ngo ni pour l'homme, ni parufe y'abagabo ariko handitseho ngo ni eau de toilette. Abantu benshi hari igihe baza nk'iyi parufe baba bayishimye, ariko yabonaho ngo ni eau de toilette akibwira ko ari amazi yo muri tuwarete. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo iyo bavuze ngo ni eau de toilette baba bavuze ngo ni parufe yo kwiyuhagira, yo gukaraba igihe wamaze gukaraba, kwisukura igihe ugiye kwitera perfume nyine bisanzwe. Niyo mpamvu bavuga ngo ni barayiyuhagira, ni parufe y'isuku nyine. Ntabwo bivuga ko ari parufe yo muri tuwarete, ahubwo ni parufe y'isuku yo kwiyuhagira cyangwa se yo gukaraba, icyo bishatse kuvuga. Rero iyi parufe ni parufe ituje ku bantu bakunda amaparufe atuje, ni parufe nziza. Abagabo bakunda amaparufe badakunda guhumura cyane, iyi parufe niyo mbakumbuje. Parufe nziza kandi nabonye abantu bayikunda. Umuntu w'umugabo yaje aho nkorera akayibonamo ntashobora kuyisiga. Rero namwe gusa hari n'abadamu bayikunda, nk'abadamu bakunda amaparufe y'abapapa, nyine amaparufe aba atuje cyane. Iyi parufe rero nayo ndayibakumbuje, ni ukuri ni parufe nziza cyane, ndayigukumbuje. Uyishaka watubwira aho uri twayikugezaho, cyangwa se tukakurangira aho dukorera ukatugana. Ni parufe nziza cyane kandi ihumura gake ituje. Indi parufe rero ni iyi parufe yitwa Superlove. Mwayibonye Superlove? Kabibereke, dore ngaka. Ko nta kintu kanditseho, ni agaparufe nako k'abadamu, ariko nako ntabwo gahumura cyane, ariko karatuje, nako karahumura nyine kararyoshye. Urumva ko ari agaparufe keza gahumura, kameze neza pe, kameze neza. Umudamu waza
aho nkorera cyangwa se wagakunda ntabwo akayagasiga kandi ni ku mafaranga make cyane, mutagira ngo amaparufe igihe nabazaniye ni amaparufe ahenze y'igiciro kinini cyane, ariko mutumva yuko ahendutse ngo mugire ngo araciriritse, oya ni amaparufe meza, nashatse amaparufe umuntu uwo ari we wese yakwibonamo nawe akagenda ahumura, utavuze ngo mfite ibihumbi 7 byanjye ngo sinabona parufe, mfite ibihumbi 8 byanjye, mfite ibihumbi 5 za bitanu ndazifite nziza cyane. Izi za sipureyi cyane cyane ni parufe zigaragara nk'aho zihenze ariko iwanjye zirahendutse, kandi kuba zihendutse ntibivuze yuko zitari iz'agaciro. Ni karibu rero. Hari akandi rero, kandi gaparufe ni aka bakita giradi, mwakabonye dore ngaka igipapuro cyako, ariko ni agaparufe keza cyane. Aka ko noneho umva ni keza, ko karahumura cyane, ko kagera kure ku buryo nk'umuntu uri muri metero nk'ijana yakumva umuntu uciye aho ngaho witeye iyi parufe ya giradi. Mwayibonye? Ni agaparufe keza cyane n'uburyo karemetsemo mwakabonye, urakabona kano gaparufe. Aka rero umva ni keza cyane ariko cyane, umva kameze neza, ko ntabwo gatuje ariko karahumura pe, irahumura. Umuntu uri muri metero ijana witeye parufe yakumva ko hari umuntu uciye aho ngaho uhumura bidasanzwe. Karibu rero, kandi nako ntabwo gahenze, ariko ubwo wowe ibanga ni rya rindi, ni kumpamagara aho ariho hose uri, kano kantu kakugeraho. Akandi gaparufe rero reka nako nkabereke, nako kankoze ku mutima, ni aka kitwa buredi pafiyumu. Buredi pafiyumu ni agaparufe mbona gakundwa n'abapapa cyane cyane, abantu b'abasore. Mva aka gaparufe umuntu ugasanze iwanjye ntajya agasiga, ntashobora kugasiga, mbega iyo ariko ka mbere ahereyeho akakumva, nta muntu ushobora kugasiga yakahasanze, kimwe ko n'uwakaguze arongera akagaruka. Ni parufe y'abagabo, ntabwo nayo ihumura cyane kandi nta nubwo ituje cyane, iri aho hagati ariko irahumura pe, irahumura rwose. N'ubu ngubu ndumva nanjye rwose nahera ko nkatahana ariko karahumura, kameze neza. Nawe umuntu uzabasha gusura Uruhisho TV, mva nimero mbere umukiriya ku maparufe. Akandi kantu rero nibagiye kubereka ni aka gaparufe, aka kitwa barakati ruje. Barakati ruje wayibonye? Iyi ni parufe y'abamama, dore ngiyi ukuntu iteye. Ni agaparufe k'abamama gahumura, mva ndabigukumbuje. Umuntu uzabasha gufungura Uruhisho TV, iyi parufe ndayigukumbuje, uburyo nawe gasamo neza, uburyo karemetse neza. Mva igira n'inini yayo, nawe nimuyikena muzambwire nyibazanire, ariko uko kameze gutya ukabonye wagira ngo ni parufe ihenze cyane, ariko ni parufe nziza kandi ihendutse ku giciro cyiza, nawe wabasha kuyigura. Ni karibu. Iyi parufe ya barakati ruje ni parufe nziza cyane, kimwe n'izindi zose naberetse aha ngaha, kimwe n'andi maparufe mubona aha ngaha yose, uretse n'ibyo mfite n'amasipureyi mwese ngaya hano murayabona, mfite ay'abamama, mfite ay'abapapa. Ni karibu muduhahire, muzajya mukurikira utuntu twose nzajya nzana aha ngaha, amaparufe, ari amavuta, ari amasabune meza. Ni ukuri ndizera tuzabana hano ku Ruhisho TV, mukajya muntuma akantu kababereye keza nkakabazanira, ku buryo ugenda nawe wumva wihumurira, wumva
wisanzuye, kugenda uhumura wumva biryoshye cyane cyane cyane, ku buryo umuntu uzi umuntu ukubaza ngo iyi parufe witeye yitwa ngo iki? Uhita wumva nawe uri karase, uhita wumva nawe karase kuba parufe witeye hari umuntu uyikubajije wayikunze, wumva ari ibintu biryoheye kubyumva cyane. Rero ndabibashishikariza kugira ngo mutugane tubahereze utuntu twiza, tubahereze amavuta meza, amaparufe, muduhamagare tubarangire aho dukorera cyangwa se tubibagereze aho muri. Ni karibu rero hano ku Ruhisho TV, tuzajya tubana namwe umunsi ku wundi mu bintu byinshi bitandukanye, ari ibi by'ubwiza, ari ibiganiro bisanzwe, ari ubuhamya bw'abantu bagiye batugurira bakagaruka, n'ibindi bintu by'ubuzima busanzwe. Rero turangije dushimira abantu bose badukurikira hano ku Ruhisho TV, abantu bakoze subscribe, abantu bakoze like, abantu bakoze share, abantu mukomeje kuduha kuraje, umva biraryoshye cyane. Niba hari ikintu kiryoha kibaho, ni uko umuntu yakubwira ngo kuraje kuraje kuraje, ibyo bintu bisubizemo imbaraga umuntu, ibyo bintu yumva nyine uwo muntu ashyigikiwe. Rero namwe abantu mwaduhaye kuraje, abantu bakoze subscribe, abantu bakoze share y'ibintu dukora, ni ukuri bivuze ko mwabikunze, bivuze yuko natwe mudukunda, natwe turabakunda. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibagurire imbago ku muntu utameze neza, umuntu urwaye, Imana imukize, Imana ikweretse ikimenyetso cy'ibyiza, Imana ibahe umugisha. Bye bye, shalom.